Mbere na mbere banza wumve iyi ndirimbo ndetse urebe n'iyi video uko byagenze, akavideo gatoya cyane k'amasegonda atarenze 30. Imana irahari, twese tuvuge ngo hey yeah, twese tubyine ngo hey, ntucike intege. Umaze kumva rero kano kavideo k'amasegonda make cyane, umva naka ngaka uko kari kameze cyangwa se uko gahagaze nako kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Mbiri dance with me yeah, ejo ni heza, byina useke, ubuzima ni buto, amarira arashira, ibyishimo bikaza. Nguhaye karibu, mwifurije amahoro matagatifu, kandi reka nkubwire yuko niba warakoze hano subscribe, reka nkubwire yuko tuba tugomba nyine kubana mu biganiro bya buri munsi. Uyu munsi wa none reka tugaruke cyane ku bantu mwatubwiye ngo tuzabereke uburyo bwiza bwo gukoresha AI, waba ugiye gutunganya amafoto, waba ugiye gutunganya amalyrics, waba ugiye gukora amaparagrafu, cyangwa se n'ubundi ugiye kuba wakora video, ubwo ndavuga amajwi n'amashusho byose icyarimwe. Uyu munsi wa none dore igisubizo ni iki ngiki. Hari ubundi buryo rero mutari muzi, kandi nanone tugiye kuba twahuza n'ubundi n'ibintu dusanzwe twigisha ahangaha kuri Mbiri. Ni ukuvuga ngo ushobora kwifashisha iyi AI cyangwa se ukifashisha ibintu by'amashusho ndetse n'ama audio, ukaba wakora content cyangwa se ukaba wakorera amafaranga n'ubundi muri ubu buryo, kandi wifashishije AI. Ubwo buryo ntabwo mwari muzi, cyangwa se bamwe muri mwe mwari muzi ariko mutazi kubikora. Ariko uyu munsi wa none reka twibande ku bantu bari badusabye n'ubundi ko twazabereka uburyo bwo gukorera amashusho muri AI, ndetse ugakora amashusho ndetse na audio icyarimwe, ukanatunganya amafoto ndetse ugakora n'amabana cyangwa se ama thumbnails, ndetse ugakora n'amakava, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo rero urasabwa kugendana nanjye akantu ku kandi, ntihagire akantu kagucika. Icyo usabwa wowe ni igitekerezo cyawe, ikindi usabwa ni ukumenya gushyira application muri telefone yawe. Nta kindi kintu na gitoya biri bugusabe. Application dukoresha ni ebyiri zonyine, turakoresha ChatGPT ndetse dukoreshe na Gemini AI. Nizo application zonyine tugiye gukoresha kuko arizo zibasha kuduha ibintu bitunganye bifite karite, nta kiguzi na gitoya bidusabye. Izi nizo application ebyiri zitajya zisaba ikiguzi na gitoya gusa, kereka iyo ushatse gukora ibirenze. Nta muntu ibi ngibi rero utabikora igihe cyose uzi kuvuga Ikinyarwanda cyangwa Ikirundi. Ni ukuvuga ngo biraza kukorohera cyane kurusha uko ubyiyumvisha. Reka tugendane rero akantu ku kandi. Nkuko ubibona hano ni muri ChatGPT. Hano narindi kwandikira ChatGPT ndetse ndimo ndayibwira kuba yankorera lyrics ndetse ikanankorera prompt, n'ubundi ngiye kuba nabasha kuba naha AI nayo ikanegurira amashusho yaba video ndetse ikanategura audio byose icyarimwe. Hano rero narindi muri ChatGPT nkuko uri kubibona, nari maze kuba nayandikira. Ni ukuvuga ngo ngiye kubanza nkwereke byose uko bikorwa kugeza ku musozo. Nitugera ku musozo n'ubundi turagendana urugendo rutoya cyane, nawe ubashe kuba wabasha kubyikorera. Ikinyarwanda gisanzwe nta kidasanzwe kirimo, yewe urabona yuko lyrics nabashije kuba yanyandikira nabyo nta kidasanzwe kirimo, nanjye ibyo nayandikiye nta kidasanzwe kirimo, yewe urabona yuko ari Ikinyarwanda n'ubundi gisanzwe. Nayibwiye ko n'ubundi yakwandika lyrics, imaze kuyandika imubwira kuba yananyandikira prompt, ndetse n'ubugene nka AI ikabasha kuba yagira gute yanegurira amashusho ndetse na audio icyarimwe mu buryo bworoshye kandi for free, nta kindi kintu na gitoya bisabye, ndetse nta n'ikindi kintu na gitoya nifashishije ku ruhande usibye gukoresha n'ubundi iyi prompt ndetse n'iyi lyrics nkabasha kuba nabiha AI. Reka mubwire ngo tugiye kuba twakoresha rero AI yitwa Gemini cyangwa se Gemini. No kuvuga ngo reka nyinjiremo nayo urebe ukuntu nayihaye n'ubundi iziriya lyrics cyangwa prompt. Nagiye n'ubundi nkora copy paste, nza gupastinga amana, nagiye nkora copy y'iriya lyrics ndetse mpita nkora na copy ya prompt n'ubundi ChatGPT yari maze kuba yanyandikira. Nkuko ubibona iyi ngiyi ni lyrics nari maze kuba na pastinga n'ubundi hano muri Gemini cyangwa se hano muri Gemini, uyite uko ushaka, n'ubundi ni AI ya Gemini. Ngiye kukwereka uko n'ubundi nakoze turiya tuntu, ubundi ndaza nyuma nkwereka n'ubundi nawe ukuntu wabyikorera mu buryo bukoroheye. Iyi ngiyi rero ni prompt n'ubundi yari maze kuba yanyandikira. Nurebamo neza n'ubundi uri bubonemo amazina yacu cyangwa se uri bubonemo bimwe mu bintu byacu. Ni ukuvuga ngo bitewe n'uko bitwara iminota n'ubundi iri hagati y'iminota 20 ndetse n'10, kuko bigusaba gutegereza umwanya kugira ngo amashusho yawe na audio bibashe kuba byatungana. Bitewe n'uko bitwara iyo minota mbikweretse biri byarangiye, kugira ngo tubashe kuba twakora video iri short itari ndende cyane. Ni ukuvuga ngo rero yuko yahise ibinegura nkuko prompt nyihaye n'ubundi niyo yahise itegura. Ni ukuvuga ngo reka nongere nkukiniyeho wumve ngo imaze kubitegura byari byagenze gute. Ni ukuvuga ngo uyigeneratinga mu masegonda 30, kuko ntago igirenza amasegonda ahangaha 30. Amasegonda menshi ibasha gukora ni amasegonda 30. Mbiri dance with me yeah,
ejo ni heza, byina useke ubuzima ni buto, amarira arashira ibyishimo bikaza. Mbiri dance with me, yeah, Imana irahari, twese tuvuge ngo hey, yeah, twese tubyine ngo hey, ntucike intege, Imana irahari. Nkuko bireba n'ubundi kugira ngo ubashe kubona amajwi n'amashusho icyarimwe, ni ukuvuga ngo uba umaze kuba wayandikira prompt cyangwa se wayitegetse n'ubundi ibintu iri buze kuba yagukorera fofuri, n'ubundi nta kindi kintu na gitoya bigusabye. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kuba twagendana urugendo akantu ku kandi mu minota 2 gusa, uraba umaze nawe kuba wagera kuri buriya bushobozi cyangwa se uraba umaze kumenya n'ubundi kuba wabyikorera nawe ubwawe. Ikintu cya mbere uraza ugiye muri Play Store, ubanze ushyire ChatGPT muri telefone yawe, kuko ariyo tuzajya dukoresha n'ubundi twandika prompt cyangwa se twandika lyrics. Numara kuba washyira ChatGPT muri telefone yawe uyikuye ahangaha muri Play Store, ni ukuvuga ngo urahita ugenda n'ubundi udownloading Gemini AI. Ni ukuvuga ngo ukimara kuyishyiramo nayo uri bwiyandikishe, nabonye yuko Gemini ariyo ibasha gukora fofuri kandi ikabikuza neza cyane, ivuga ikinyarwanda neza cyane, nta hantu na hato yica cyangwa se ngo ibe yakagiza. Lyrics wayihaye n'ubundi niyo igukorera mu buryo wayihayemo, ndetse na prompt wayihaye. Muri prompt turabizi haba harimo amabiti ndetse harimo n'amasound, nuko iri bugendeshe iyo speed yayo iyo video cyangwa se uko iri bugendeshe, no kuvuga ngo umuvuduko iri buyihe, ndetse muri make n'utuntu twose iri buyigenerating uyitegeka, cyangwa se ibyo wayitegetse cyangwa uko wabiteguye muri ChatGPT, uko wabiteguriyeyo ari nako ubyimurira n'ubundi muri Gemini. Nabonye ariyo yonyine ibasha kuvuga ikinyarwanda neza cyane itabusanya cyangwa se idasobwa. Ni ukuvuga ngo nawe uraze kugenda n'ubundi muri Play Store yawe cyangwa muri App Store ubashe kuba wadownloadinga Gemini kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Ukigera rero muri ChatGPT nakweretse yuko ugomba kubanza ukayitegeka kuba yagukora prompt cyangwa se ikagukorera lyrics y'ikintu n'ubundi ugiye kuba wakora. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'ingenzi cyane ukeneye cya mbere ni igitekerezo cyawe, cyangwa se kubanza ukamenya ngo ngiye gukoramo iki, ngiye kuyandikira iki, ngiye kuyibaza iki, ngiye kuba twakorana iki. Lyrics ndetse na video urashaka yuko iraza kuba imeze gute. Bishatse kuvuga ko ibyo byose biri kombine mu bitekerezo byawe, cyangwa se byose bigomba kuba biri mu gitekerezo cyawe, kuko yo ntago igutekerereza ahubwo iragukorera ibyo iyibwiye watekereje. Ibyo watekereje rero ngwino ubyandike n'ubundi ahangaha muri ChatGPT. Ukimara kubyandika ngira ngo wabonye yuko uko nabikweretse ngiye nanditse irasubiza. Ni ukuvuga ngo ibyo wayibwiye n'ubundi nibyo iraza kugukora, cyangwa se icyo result wari utegereje niyo iraza kuba yaguha, niba wayihaye prompt yawe neza cyangwa se idea yawe wayihaye neza uko isabwa. Ikindi kintu ukeneye, urasabwa kuba byibura uzi gukopiya cyangwa se gukora paste n'ubundi aho ujyanye ibyo bintu. Ikindi urasabwa kuba byibura uzi yuko ibyo bintu bitari burenze amasegonda 30. Hano ntago birarenga amasegonda 30. Nushaka kuyarenza baragusaba gukora upgrade kugira ngo ube wabasha gukora n'ubundi video ndetse na audio birengeje n'ubundi iminota 3 cyangwa se birengeje amasegonda, hagati y'amasegonda 30 ndetse n'iminota 3. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu ukeneye mbere na mbere ugomba kumenya ibintu ugiye kuba wasobanuza. Ni ukuvuga ngo tukigera muri Gemini ugomba kumenya niba ibyo bintu biri buze kuba byahura cyangwa se biri buze kuba bidahura. Ni ukuvuga ngo ndaguha urugero. Urabona twari twakoze n'ubundi ibintu by'Abanyafurika, ntabwo twari twakoze ibintu byo hanze, twari twakoze iby'Abanyafurika. Natwe urabona yuko resulta zaje n'ubundi ari African. Ni ukuvuga ngo ukigeramo hano rero, ukimara kuba wakopiya n'ubundi ukaza ugapestinga hano muri Gemini, ibintu byawe ugomba kubikora mu buryo buri match cyangwa se mu buryo buri buze kuba byahura n'ubundi, nta kintu kiri buze kubusana n'ikindi. Ikindi kintu ugomba kuba uzi cy'ingenzi rero ahangaha, ugomba kumenya neza ko mu bintu wanditse cyangwa se muri test yawe, ugomba kumenya yuko nta bintu washyizemo bikica cyangwa se byangiza amategeko n'amabwirizwa n'ubundi agenderwaho, kuko hari ibintu biba biri hamufu ku buryo ubizanyemo hano n'ubundi bitemerwa cyangwa se biba reject bitewe nuko ibintu uzanye birimo ibintu byangiza cyangwa se ibintu bitari byiza. Ugomba kuza rero hano ukazana ingingo z'ingenzi kandi zikwiriye zitarimo ikintu na kimwe cyangiza cyangwa se kiri buze guteza umutekano muke n'ubundi mo hano muri Gemini, kuko iyo uyihaye ibintu n'ubundi bitari byiza cyangwa se ibintu biri bwangize amategeko n'amabwiriza, nta kintu igufasha rwose, ihita ikubwiza ukuri ikakubwira yuko nyine ibyo bintu bidakunda kubera yuko wabashije kuba warenga ku mategeko n'amabwiriza. Ni ukuvuga ngo rero reka tugarukire ahangaha, ngira ngo wabyibonereze leta wazibone, cyangwa se hagize icyakunaniye watubwira n'ubundi hasi aho muri commentaire tukagusubiza. Hagize icyo ubona kigoranye n'ubundi watubwira, cyangwa se ufite icyo ushaka kutubwira watubwira n'ubundi tukaba twagufasha. Reka tubonane muri video utaha. Ciao ciao.